ubuhanuzi uyu munsi kuva kuri tariki 29 z'ukwezi kwa 9 2024 nkuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo ry'amavuta, ijambo ribohora, ijambo rikiza, ijambo ry'Imana hamwe nanjye Nshimiyimana Emmanuel. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, uyu munsi tugiye kuganira byinshi, uyu munsi tugiye kuvugana amagambo meza y'Imana. Byose ngo birashobokera abizeye Imana gusa, cyane cyane abizeye Imana gusa. Kandi ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro cyane cyane iyo asenganye umwete. Rero muri iki gitondo kuri tariki 29 nkuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo ry'amavuta, ijambo rifite ububasha n'ubushobozi bwo gufata imisozi yari imbere ku buzima bwawe. Iryo jambo akaba ari ryo rihirika iyo misozi. Njyewe nta bushobozi nta n'ububasha nabona bwo guhirika ikibazo cyangwa se icyari kikubangamiye, ariko iri jambo tugiye gusengeramo rifite imbaraga, rifite ubushobozi, rifite ubudahangarwa bwo kuba ryasenya ibicaniro byari bimaze igihe kirekire ku buzima bwawe. Uyu munsi rero niwemera gusengana nanjye, niwemera ukizera Imana, nta kindi kiguzi tugusaba, nta n'ikindi kintu tukwifuzaho. Izera Imana yo mu ijuru ikorera muri twe, Imana yo mu ijuru duhamagara ikatwitaba. Iyo dusenga ikaza ikavugana natwe, iyaba ari uhereza agaciro, ubundi uyizere, Imana ntabwo izagukoza isoni. Mu kibazo cyawe ntabwo Imana izagukoza isoni mu izina rya Yesu. Rero mbere y'uko twinjira mu mwanya wo kuganira amagambo meza y'Imana, amagambo meza Imana yadutumye, amagambo meza Imana yadushize ku mutima, reka tubanze dusenge twiragize Imana kugira ngo izibane natwe. Uri Uwiteka Nyiringabo, uri ndiho kandi uzahoraho, uri umugabo mwiza, uri umutabazi. Iyo utabaye utabarukana intsinzi, ntawagukoreye uzakorwa n'isoni, ntawakwizeye uzamwara, ntawagutakiye uzabura icyo ashaka imbere y'amaso yawe. Abagushakaho Mwami amahoro urayabaha, abagushakaho akazi Mwami urakabaha, abagushakaho ubuntu Mwami urabubaha, abashaka ubushuti kuri wowe urabubaha, abashaka gutabarwa nawe urabibaha, abashaka akazi n'amafaranga urabitanga. Ariko ngo byose bishobokera abizeye wowe gusa, kuko ari wowe Mwami ufite urufunguzo, kuko ari wowe Mana uvuga bikaba, kuko ari wowe utegeka bikemera. Ibyananiye abana b'abantu urabishoboye, ibyo abana b'abantu tutashobora kuri wowe birashoboka. Niyo mpamvu tugushimiye muri uyu mwanya. Reka uzubane natwe, wirukane imbaraga z'abazimu. Iki cyumweru wirukana abarozi. Umunsi wo kuwa mbere w'ejo tuzawinjiranamo ibitangaza, tuzawinjiranamo imirimo yawe, tuzawinjiranamo kugira neza kwawe. Reka uyu mwaka utubere uw'amashimwe, reka uyu mwaka utubere umugisha, reka uyu mwaka utubere umwaka mwiza nk'uko wajya ubana natwe mu gihe gishize. Birashoboka ku kwezi kwa 9, ku kwezi kwa 7 babwanitse ntihagire icyo budutwara, ukwa 8 ntihagire icyo budutwara, ukwa 9 tukuvuyemo ntacyo budutwaye, ukwa 10 uzabane natwe tugire neza, tuzakuvemo ntacyo badutwaye, kwa 11 tugusohokemo ntacyo badutwaye, tujye mu kwa 12 turi kumwe nawe, kuko uri Imana nziza. Ningingaga izina ryawe rero urize rituyobore, ningingaga ubushake bwawe ngo ubuze bubane natwe mu izina rya Yesu, niko mbisabye nizeye, amen. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ibahereze amavuta. Rero uyu munsi ntabwo turavuga byinshi, ntabwo turibanda kuri byinshi, tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite ububasha n'ubushobozi bwo kuba ryavugana nawe, kuko Bibiliya yo ubwayo, buri kintu cyose ushaka cyangwa ikintu cyose ushaka muri Bibiliya ntabwo ushobora kukibura. Kubera iki? Bibiliya isobanura ibintu byose kandi igasobanura ibintu neza. Niyo mpamvu umuntu wese wagerageje kwicara agasoma Bibiliya, kumuvangirirwaho biragoye, kumuyobya biragoye. Kubera iki? we afite amategeko ubwe yasomye, afite amategeko yamenye muri Bibiliya mbere y'uko wowe ushaka kumubesha we yabimenye utaragira ute utarabimenya. Niyo mpamvu umunsi ku wundi tuba tugomba kubaho tuzi gusoma kugira ngo hatazagira abadusuzugura. Tudatinze reka twinjire mu ijambo ry'Imana.
ijambo ry'ubuhanuzi ni ijambo riri muri Yeremiya. Ufite Bibiliya yafata Bibiliya tukajya mu ijambo riri muri Yeremiya ibice 15 umurongo nuwa turajya ku murongo wa 19, ariko tugarutse kuri 15 hejuru umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana isezeranya Yeremiya kumurinda. Imana isezeranya Yeremiya kumurinda. Umaze igihe kinini ufite ubwoba, umaze igihe kinini ujya gukorera ibizamini ariko ukagira ubwoba, umaze igihe kinini udepoza ariko ugasigarana ubwoba, umaze igihe kinini wapurayinga girini kadi ariko ugasigarana ubwoba. Ijambo ryo ubwaryo rihagurukanye ubuhanuzi, rihagurukanye ijambo rikomeye, rihagurukanye amavuta ateye ubwoba, amavuta arimo umwuka wera, amavuta arimo imbaraga z'Imana, amavuta arimo ubushobozi bw'Imana, amavuta arimo imbabazi. Ijambo riratubwiye ngo abayuda bahanurirwa ngiye kuri 15 ku mutwe, reka dusubira no kuri 15. Imana isezeranya Yeremiya kumurinda. Ubu hita ufata izina ryawe uvuga ati ngewe Emi, ngewe runaka, ngewe Gigi, ngewe Ivone, ngewe Sandara, ngewe Shanta, ugafata izina ryawe ugahita urishyira muri iki cyimbo cyande ugashyira mu cyimbo cya Yeremiya, ukavuga ngo ngewe Emi, Uwiteka agiye kunsezeranya kundinda, mu byago no mu makuba azandinda, mu bibazo byancanze azandinda, urugamba rwakomeye azandinda. Ukabyatuza akanwa kawe ukavuga ngo kuko Uwiteka yabimbwiye. Abantu benshi baba bazi ko Uwiteka azaza akavuga ngo kora iki n'iki, bazi ko Uwiteka ibintu byose azajya abanza gushaka umuhanuzi akamubwira ngo genda ukore iki n'iki. Hari igihe biba ngombwa cyangwa hari igihe biba ngombwa ko Uwiteka we ubwakunyuraho, Uwiteka akakunyuraho akagukoresha ibyo ashaka. Nose wagize ngo ibintu byose urabyikoresha? Ntabwo ibintu byose ubyikoresha, kuko hari ibyo Uwiteka agukoresha byinshi, kuko Uwiteka niwe ufite piyesi yawe, niwe mukanishi wawe. Uyu munsi ugize ikibazo mu mutwe, Uwiteka niwe umenya ahantu arakora bikemera. Agize uburwayi bw'umutsi urwara, Uwiteka afite ukuntu yabigenza bikemera. Kubera iki? Kubera ko ari ufite ubwo bubasha, kubera ko ari ufite ubwo bushobozi, kubera ko ari ufite izo mbaraga, kubera ko ari ufite iyo mpano idasanzwe mu ruhande rw'abera. Reka dukomeze twinjira mu ijambo ry'Imana, twumva amagambo meza Imana yateguye uyu munsi kugira ngo tubane nayo. Yeremiya ibice 15 umurongo wa 19, umurongo wa 19 uravuga ngo nicyo gitumye Uwiteka avuga atya ati nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Reka dusome na 20, ntacyo bitwaye. Kandi nzakugira inkike yubakishije imiringa, ibe igihome gikingiye abo bantu. Nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo nkukize kandi nkurokore, niko Uwiteka avuga. Ariko Imana ishimwe, niko Uwiteka avuga. Nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Ngo nubwo bazakurwanya, ngo nubwo bazakugendaho umunsi ku wundi, ngo nubwo bazagusebya, ngo nubwo bazakwangisha imiryango, ngo nubwo bazakwangisha abiwanyu, nubwo bazakwangisha famiye, nubwo bazakwangisha bosi mu kazi, nubwo bazakwangisha ibyangombwa byawe, nubwo bazakwangisha perime, nubwo bazakwangisha abavandimwe, nubwo bazakwangisha akazi, nubwo bazakwangisha ibiryo, nubwo bazakwangisha imibereho myiza, ariko ijambo riratubwiye mu buhanuzi no mu mavuta uzi kumva yabyumva. Ijambo riratubwiye ngo nubwo ibyo byose bizaba,
mba ndi kubireba, reka nsapoze ko byibuze aba ari kubireba nyiri kubikora, ariko ijambo ry'ubwaryo riratubwiye ngo tarasi enema topi enefo demeria. Ijambo ry'ubwaryo riratubwiye ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha, bazakurwanya ariko ntibazagushobora, bazakurwanya ariko ntaco bazagutwara. Bishatse ngo mu kazi kawe kuba ukikarimo uyu munsi si uko hari izindi mbaraga ufite, ahubwo ni uko hari abakurwanyije ariko ntibagushobora. Haleluya, ndafashijwe. Kuba uyu munsi uri kwiga kaminuza si uko hari izindi mbaraga bashyizemo zirutiza abandi, ahubwo Imana yo mu ijuru tarasi enema labo yarakurinze, nabo barakurwanya ariko ntibagushobora. Kuba uyu munsi ufite imodoka ugendamo ukajya ku kazi ugakora bikemera, si uko hari icyo warushije abandi, nta rindi terambere, ahubwo ni uko bakurwanyije kubera Imana ntibagushobora. Rero ndagira ngo nongere nkubwire ijambo rikomeye uyu munsi, kuba ukiri gucuruza bikemera nubwo bitakimeze neza nk'uko wabyifuzaga, ariko ni ukubera imbaraga z'Uwiteka Imana, ni ukubera ubushobozi bw'Imana, ni ukubera ubushake bw'Imana. Imana ntacyo yakwanga kugikorera igishoboye, Imana ntacyo itaguha, kuko Imana mu bana bwayo byose bundi irabifite, ahubwo ngo impamvu Bibiliya iratubwira ngo impamvu musaba nabi ntimuhabwe, impamvu musaba ntimuhabwe ni uko musaba nabi. Mureke twige gusaba Imana neza, twige kwiramburira ibiganza, twige kwibwira ngo Mana bimeze bite, tuyiramburire ibiganza tuyizeye. Wigenda ushidikanya ngo Mana biragenda gute, wowe kora wizeye Imana, Imana izagusubiza, Imana izagutabara, Imana izakuvuganira, Imana izakurwa lebo talasinima etopre levo stita ya binimando. Imana irakomeye, ishoboye byose. Reka nsubiramo iri jambo neza, bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko nzakurokora amaboko y'abateye ubwoba. Reka nkubaze, buriya reka nkubwire, Imana y'amaboko, Imana y'amahoro, hari abantu benshi bireba bazanye amaboko baje kudutera ubwoba, hari abantu benshi ireba baturwanyiriza mu mubiri mu isi, Imana ikabareba hose, ibintu byose ukuntu banze kujya basiganye, ibyo byose Imana ikabireba, ikareba ukuntu Imana yacu irareba kandi igahinguranya. Icyo ngo nicyo tuyikundira, niyo mpamvu umutezi w'ikorasi yavuze ngo ufite uko ubigenza bikemera. Uyu munsi Imana igira uko ibigenza mu rugo rwawe byemere, uyu munsi Imana igira uko ibigenza ibyari byaribanye imiryango ifunguka, uyu munsi Imana igira uko ibigenza ibitashobokaga bitangire bishoboke ku buzima bwawe. Birashoboka ko waba udukurikira mu bitaro, Imana itabara ubuzima bwawe, byari byarapfuye Imana yongera ibizure. Imana itabare, Imana itabare, kandi Imana iturwanirire, Imana itugire neza kuko ari ishoboye. Turahamagara imbaraga zawe, turahamagara ubushobozi bwawe, turahamagara ubushake bwawe, turahamagara kugira neza kwawe, turahamagara ubutabazi bwawe. Ndahamagara mu izina rya Yesu, reka ukomeze ubwanze utegeke, kuri Imana nziza, kuri Imana ikomeye, kuri Imana itabaye. Reka mbigusabe nkwizeye kuko Imana nziza, ni mu izina rya Yesu, amen. Ngiye gusengera abantu bari mu makode, basabira umugisha mu izina rya Yesu. Uwiteka akomeze abane nabo muri hangana. Uyu munsi ndahamagara imbaraga zawe, uyu munsi ndahamagara ubutabazi bwawe, uyu munsi ndahamagara kugira neza kwawe, uyu munsi ndahamagara, uyu munsi ndahamagara. Reka uzubane n'abantu bawe, bane n'ubwoko bugukurikiye, bane nanjye Mwami, mpagarareho, reka unabare ura lebota si enemari. Komeza ubane natwe kandi tugire neza, Imana nziza, Imana ishoboye. Namwe nukomeza ubwoko bwawe, komeza ubwanze kuko tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amena.